iyi ikaba ari inzogera mu mandwa niyo yakoreshaga. Kera umwana iyo yazereraga akaba icyohe akazerera, umubyeyi we yajyaga ahantu baragura mu bapfumu akababaza ati umwana wanjye ko yazerereye abaye icyohe nzabigenze nte? Umupfumu nawe akamusobanurira ati genda uzamubandisha. Kubandisha byakorwaga n'inzogera bigakorwa n'ikinyuguru. Yarangiza bakamuzana bagafata imbehe y'inyarwanda bagashyiramo ingwa bakayitoba, bagafata ububabi bw'umuko, bagafata ubw'umukunde, bagafata byose bakahambira bagashyira kuri iyo mbehe mu ngwa, bakajya bayitora bayishyira kuri wa mwana ngo baramubandishije. Barangiza bagafata binego bakamushyira ku bikingi by'amarembo bakamuha icumu ngo yimire ibiza kuza, nuko bagatangira bakanywa inzoga bakabaga bakanywa bakamubandisha. Barangiza imbyino bateraga baravugaga ngo imbyino bateraga baravugaga ngo ye bisunzi we byasubangange, ye bisunzi we yijya kuganga, ye bisunzi we ganga igaramye, ye bisunzi we ngo kiririri ubwo cya kinini nacyo kikaba kirangwa baba ndi rukaraba nkaba ndi rutukuza mbuga ndi nkuba nyirajanza mushayisha n'icuma rigira. Ubwo imandwa bakaba barabantu tangira ku nzogera. Yewe niga guhiga bwa mbere nakurikiraga abahigi ndi umwana nkareba uko bahiga, nkabona uko bakabukira bagiye guhiga imondo nkabagendaho. Iyi nzogera icyo bayambikiraga imbwa bagira ngo nivumbura igisimba bamenye ko cyavumbutse, kuko yaseseraga mu rufunzo baza kumva inzogera ivuze yirukana bati inyamaswa yahagurutse. Yari nk'ikirango mbese kibamenyesha ko imbwa yabo yavumbuye. Inzogera ikindi kandi impamvu ifite akamaro, ababandwaga barayishumbushaga. Yafatwaga n'uwo bagira ngo ni Binego ari we mukuru w'imandwa, uwabaga ku marembo nawe bagiraga inzogera. Nuko noneho nagiye guhiga ndi umwana, tugahiga imfunzo ndeba uko bahiga. Ubundi umuhigo wajyaga ibwami kimwe n'indi mikino yose, kuko ibwami bakurikiraga ururiya ruhu rw'imondo bakarukunda, kuko uruhu rw'imondo aho umukino wabaga uri hose umwambaro wabo bageraga inyuma wabaga ari uruhu rw'imondo, kuko imondo yari ifite amabara meza, n'ubu uyibonabona ko ifite amabara meza. Ubwo rero intore ikakenyerera inyuma ikagenda ikajya ibwami. Umuhigi rero iyo yavugaga ati ndashaka ibirori ko muza mukazi iwanjye mukasira mugahiga, umwami byaramunezezaga. Baba warabaye w'umuhigi, niba wahizeho nko mu we mwaka? Natangiye muri 59 narahigaga. Oya 5 nge navutse 6 muri 60 ubwo nirukiraga abandi abahigi iyo bagiye. Ni nko muri 60. Amahigi ni ukurakaza imbwa no kugira ngo wasire abo utururiyeho bishime, mbese abo usanze. Bakavuza inzogera rubaguracumu, ubwo ni uguhiga. Batangiye guhiga rubaguracumu rusekera usanye intambara myambiragira ku ngabo bitehenze mu gurwa nyambo w'ikabungo, biragwa bitege biteri ya rusengo, biragwa biterwa isengero inzogera imisega y'isengero inkoni yose kanyamanza irahinda mu ry'abaremangabo. Iyo ni intamu y'amanyonga, dore ko yanigiye umugambi rya muganya umugabo ari mugambi udakuka kungera agarasa agatare k'intanage. N'ibikoko se mugabo wimanye hano inkomere, dore ko wanigiye umugambi rya muganya umugabo ari mugambi udakuka. Ubwo rero umwasiro nawe ukaba ndajarwa bari biteheze umugurwa nyambo, umuradayi wagaje intambara, dore ko weteye igikogori cya murinda, wishe rutagataga izaza hakwiriye ibigunda, umuradayi we
n'umwasiro rero ushoza byose umaze kugera aho ugeze ibwami. amahigi yaririmbirwaga he? bayavugaga amahigi bayavugaga amahigi yavugirwaga mu rufunzo bahiga kwasira bakasira bacyuye inyamaswa. hanyuma byari bivuze iki rero guhiga? amahigi kuyavuga mu rufunzo byitwaga ko ari ukurakaza imbwa ngo zikorane umwete zikorane ingufu. guhiga byo byari bimariye iki umunyarwanda cyagiye? byari bifite akamaro kuko hari ubwo n'umwami yakubwiraga ati ntibaguhe iriya nka, umuhigi mukuru murimo n'umutware, kandi niwe byamuhaga ishema kuko yabaga afite abahigi. nk'uko umutware yakundaga intore nawe akajya guhamiriza aho bamuhamagaye. kera inyamaswa zikibaho zitarashira. iyi ikaba ari inzogera mu mandwa niyo yakoreshaga. kera umwana iyo yazereraga akaba icyohe akazerera, umubyeyi we yajyaga ahantu baragura mu bapfumu akababaza ati umwana wanjye ko yazerereye abaye icyohe nzabigenze nte? umupfumu nawe akamusobanurira ati genda uzamubandishe. kubandisha byakorwaga n'inzogera bigakorwa n'ikinyuguru. yarangiza bakamuzana bagafata imbehe y'inyarwanda bagashyiramo ingwa bakayitoba, bagafata ububabi bw'umuko bagafata ubw'umukunde bagafata byose bakahambira bagashyira kuri iyo mbehe mu ngwa, bakajya bayitora bayishyira kuri wa mwana ngo baramubandishije. barangiza bagafata binego bakamushyira ku bikingi by'amarembo bakamuha icumu ngo yimire ibiza kuza, nuko bagatangira bakanywa inzoga bakabaga bakanywa bakamubandisha. barangiza imbyino bateraga baravugaga ngo imbyino bateraga baravugaga ngo ye bisunziwe byasubangange, ye bisunziwe yijya kuganga, ye bisunziwe ganga igaramye, ye bisunziwe ngo kiriririra ubwo cya kindi nacyo kikaba kirangwa baba ndi rukaraba nkaba ndi rutukuza mbuga ndi nkuba nyirazaza mushayisha n'icuma rigira. ubwo imandwa bakaba barabanza. ese ku mateka wagiye wumva kubandwa byabaga bimaze iki mu muco nyarwanda? kubandwa byabaga bivamo umuntu wafashwe n'intezi, umuntu akaza w'umupfumu akamubwira ati uyu munsi uzaterwa, nudakora ibi ngo ubandwe amabanda abajura bazagutera bakwica. bikavamo n'umuntu wasarishije umuntu mu muryango, umupfumu akaza ari we muraguzi ati numubandisha zikanasubiraho umwana wawe azagaruka asubire mu murongo. ati hari umuzimu wapfuye kera mu bwoko bwe wamuteye. ubwo rero bagahamagara bakabandwa, kuko babandwa ukabona wa muntu agarutse mu murongo arakize. wadusobanurira ku impamvu se umuntu yajyaga aganira n'umuntu ukamubwira ngo urarwaye akakubwira ngo imandwa z'iwanyu zagufashe? ese imandwa zari umwihariko ku muryango? imandwa byavaga ku muntu wapfuye kera wo mu bwoko bwabo, akaba yaguye nka kure mu mahanga. umupfumu akakurasa ati uriya muntu wanyu waguye kure niwe muntu ugutereje umwana gusara cyangwa kwiruka. nawe ugahaguruka ukajya kuri wa bandi bavura bateza inzuzi, harimo n'abaraguza umutwe, akamubwira ati koko uwo muntu ariyo ndabigukorera, akaza akabikora. ngo wabaga umugeneye nk'icyo uri bumuhe wa mupfumu, yarangiza koko ukabona umwana arimo aragaga. cyangwa yaraheze no mu mahanga ati numukorere bukamukorera ibi umwana wawe azaza, kuko yamara kubikora ukabona wa mwana araje. uwo mupfumu bazanye uze kumubandisha yewe akaba ari ubiyobora, ariko hari ibinego hariya wimira n'icumu. ntabwo watinyuka kuhagera ubona yitakuma n'icumu rye ari ku marembo. ubwo rero umupfumu akagenda abasobanurira n'inka, hakaba n'igihe avuga ati zana ikimasa, nibwo bikunda. byakorwaga ryari? kandi ntibagike wabaga wabandwa cyangwa byabaga ari uko habaye ikintu kidasanzwe? habaye ikintu kidasanzwe niho washakaga ubikorera iwawe. inka kandi nayo ntawayikereraga mu ijosi nk'uko. hari ishoka zitwa inyarwanda zikwikiye mu giti gipfumuye nk'incyamuro, nabwo bakayikubita hano
ibishyimbo bafataga ibishyimbo bagafata umutsima w'amasaka bagafata n'ikigage. Ikigage nta rwagwa ngo rwitwa ishike, ntabwo rwageragamo. Ikigage, umutsima w'amasaka, ibishyimbo biriho imboga z'amasogi n'amavuta y'inka, ndetse byabaga nk'ibi ngibi bavuga ngo basohora umwana. Mbere umwana ntuzi iyo bamusohoye ko bafata urutaro bagashyira ubufungo habunda, niko byabaga bimeze. Mu magambo amwe yavugwaga mu mandwa dusangamo ngo gahorana Imana Ryangombe. Ryangombe. Ese Imana yabaga avuga ni Imana y'u Rwanda, ko Ryangombe twari tuzi ko ari we Imana y'u Rwanda. Iyo Mana yo wumvaga yaje nyuma. Ubundi Ryangombe niyo yahanze u Rwanda kuva kera, kuko ariko nayo bakayishyiramo ngo gahorana Imana. Ryangombe agatandukanira he na Nyabingi? Ko twumva Nyabingi abandi tukumva Ryangombe. Nyabingi ni uw'i Rwanda cyangwa? Nyabingi ngo yavuye ahandi. Nyabingi ni icyaje kije, mbese kivuye mu mahanga, ntabwo ino cyabagaho. Gitunze yabashaga kuba yabandwa cyangwa byari umuziro? Byari umuziro, yarabandwaga nawe, ahubwo kubandwa kwari ukwirukana. Kwirukana Nyabingi kubera ko ni nk'umudayimoni.